reka nongere mbashimire kandi nkomeze kugenda mbifuriza ibihe byiza bakunda gukurikira ubuntu n'ukuri TV ni Karina ni Emi Shalom. Uyu munsi rero ndi kumwe n'abashyitsi, ntabwo ndi butinde ntabakiriye, bafite imirya y'inanga, bafite amajwi, bafite ibintu byinshi cyane bitandukanye bigiye kutugezaho. Reka ahubwo ntangire hano ku mucuranzi agenda abanza twibwireho gakeya. Mwitwa bande? Ngabo Moses. Gisunga nkumvise twa Ngabo Moses, ariko si wenyine turi kumwe n'undi muntu. Turi kumwe n'undi muntu hano. Nabo baragenda batwibira kugira ngo mumenye mu gihe kubana nabo, ndetse no kuramya kwabo no guhimbaza kwabo kuze kugira ngo kugende neza. Mereye iburyo bwanjye turi kumwe n'umukobwa hano ufite ijwi ryiza, muraza kubyumva. Reka tubwire amazina, byashaka twibwire mu ndirimbo mu yijwi, izina turaryivugira. Ni wowe wenyine werurusha bose, ubuntu no gutungana. Ni wowe wenyine werurusha bose, ubuntu no gutungana. Yes, mwamwumvise rero ijwi ryiza cyane avuga ati ni wowe wenyine. Indirimbo muza kumva mu kanya irambuye mu buryo burambuye. Ntujye kure, niba unabishaka kandi wasangiza ubutumwa bwiza buri mu izi ndirimbo tugiye kumva bagenzi bawe, kugira ngo nabo bakomeze kugenda bafashwa n'ibiri kuva mu majwi meza wagira ngo n'abamarayika. Ntabwo yitwa Kayesu, umuririmbyi ukomeye cyane muri korali ikomeye, imwe ikomeye mu mujyi wa Kigali. Yitwa korali Isoko y'Amahoro. Ni umurideri cyangwa se umurida mu ndirimbo zitandukanye mwagiye mumenya nka dufite amakuba impande zose, ndetse amasezerano y'Imana n'izindi nyinshi zagiye zimenyekana. Si we wenyine, turi kumwe n'undi muramyi guturuka muri Shekina. Nawe arabanza atubwire mu ijwi gakeya, izina turaryivugira. Ni wowe wenyine weruruta bose, ubuntu no gutungana. Ni wowe wenyine weruruta bose, ubuntu no gutungana. Yitwa Uwimfura Esther, bamuzi ku izina rya Fura. Yes, ni umuririmbyi nawe mwiza cyane guturuka muri korali yitwa Shekina. Ni ADPR Rwimbogo, ngira ngo murayizi hano mu mujyi wa Kigali, ramenyere cyane. Tudatinze rero tugiye kugenda, ngira ngo ngewe mwakomeze kugenda mwumva ko nitwa Emi Shalom kuri ubuntu n'ukuri TV. Tukomeje kubana cyane. Turi kumwe n'umucuranzi ukomeye cyane, n'umuragiye gutangira aducurangira abaramyi bacu tubakira, ndetse kandi nizere ko muze kuryoherwa cyane. Karibu twagiye. Ni wowe wenyine werurusha bose, ubuntu no gutungana. Ni wowe wenyine, ni wowe wenyine werurusha bose, ubuntu no gutungana. Ni wowe wenyine, ni wowe wenyine werurusha bose, ubuntu no gutungana. Umva icyo nifuza, mwami Imana yanjye, y'uhora umbonera mu maraso. Umva icyo nifuza, mwami Imana yanjye, y'uhora umbonera mu maraso. Umva icyo nifuza, mwami Imana yanjye, y'uhora umbonera mu maraso. Umva icyo nifuza,
Yes, indirimbo ivuga ngo umva icyo nifuza mwami jya umbonera mu maraso. Amaraso wagira ngo ninderwamo. Ninderwamo ku buryo wifuza ko umuntu wayibonerwamo. Niyo maso Imana ireberamo umuntu ikabona kiranuka. Gute? Uwiteka umucamanza iyo amboneye muri ayo maraso ntaba kinshiriye urubanza rubi arandeba akabona nkiranuka. Aha, yes, bamwitanga bo Moses, ni umucuranzi akaba n'umuririmbyi, akaba n'umutice cyangwa se umutoza w'amakorali atandukanye twamwakiriye. Ntari umurongo nagiye numva muvuga ngo icyifuzo umva icyo nifuza mwami wanjye jya uhora umbonera mu maraso. Ese kureberwa mu maraso ni iyo ndirimbo ifite iyihe mvano, yavuye hehe, ni indi wazanye igitekerezo, ni remix se, ni bimeze gute? Ni cover. Yes, akandi karirimbo kamwenda cyangwa se tubiri mbere yuko mbarekura. Ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza nukugerageza, ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi. Yesu we urabizi. Ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza kugerageza, ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi. Yesu we urabizi. Turabashimiye rero cyane abantu mukomeje kujya mudukurikira, tugeze ku musozo wenda w'abaramyi bacu twari twatumiye, ariko wenda mu ijambo rimwe ngira ngo nakire Moses atubwire ubundi gukunda kwa Yesu gutandukanye nuko abantu uko numvise ngo baragerageza. Impamvu gukunda kwa Yesu gutangaje nuko yagaragaje urukundo rutarimo kwikunda, ariko abantu bo bagira urukundo rushingiye ku kwikunda. Umuntu akikundira mu wundi cyangwa akikundira mu kintu runaka uko gihaza amarangamutima ye, ariko Yesu yiyambuye ubumana ntiyikunda namba ntiyisigariza, yisigariza ubusa, yambara kamero aradupfira. Yesu ni